ndabyibuka ndi kuza muri Texas, umupolisi arampamagara arambwira ati Jire, ni wowe Jire? Yego, amakuru ni meza. Ati turagukeneye ngo tugufunge, twohereje impapuro iwanyu, ntitwakubona, twaraguhamagaye ntibatwitaba, ariko dukeneye kugufunga. Umupolisi uburyo ari kubimbwira mu ijwi rituje wagira ngo ni ikintu cyiza ari kubimbwira, ari kumbwira. Ngiye nkumva none nkubwiye se ko mfungira iki? Ngira wenda ngo byagenze ute, wenda ngira wenda urabona amatorway, wenda ngira ngo hari aho nanyuze sinishyura, ngira se wenda ngo hari sinekereza ibintu byinshi. Kuko biriya byo ntabwo numvaga uburyo nabifungirwa kandi barampaye amezi angahe? 6. Arambwira ati ariko you charge the sexual abuse contact 4th degree. Then why kubera iki nyine uri kubaza ngo tugufungire iki? Ndavuga yes, ndi ibyo bintu ndashinjwa, ariko ntago ari byo, kandi bamuhaye amezi 6 kuba bamaze kubihakana. Ndi gushaka umuroya ngo yango niko bimeze ngo tugomba kugufunga. Ndavuga ati ahubwo bitarenze kuwa mbere, ubwo twari kuwa 4, ngo bitarenze kuwa mbere uzabe ugeze kuri gereza ya Kent County jail facility, igereza hano muri Michigan. Bro, ahantu narindi ni muri Texas, kuvayo ugera hano muri Michigan ahantu narindi ndi hafi iyo hepfo ku mupaka wa za Mexico, yari amasaha 24 kugera hano. Ibiro byanjye by'akazi byabaga muri Minnesota. Nagombaga kubanza kujyana imodokari y'akazi muri Minnesota, nkababwira ibibazo ngize ukuntu ntashye gitaraganya, nkabona kuza Michigan. Byose ntabwo byagombaga gukunda mu minsi 3 nari mfite. Kubera rero imodoka ziba zemerewe guhagarara ku kibuga ngende, ndamubwira ati nese wambabarira ukamereza icyumweru, ngo ntabwo bishoboka. Iminsi 3 ngo ntabwo bishoboka. Kama ndavuga rese kubera iki bidashoboka? Ni ukubera iki mugiye kumfunga igitaraganya habaye? Ngo ni ukubera gufasha umwana. Ndavuga gufasha uwe mwana? Ngo uyu mukobwa mufitanye ibibazo ngo dushaka kumufasha. Ndababwira mushaka kumufasha iki? Ngo none se ngo yakubonye ntago ajya hahamuka? Bro, ibyo bintu byarambabaje. Byarambabaje. Ndavuga ngiye mugiye kumfunga kubera ko iyo umukobwa mbonye ajya hahamuka. None ko twabanye umwaka wa 2016 na 2017 duhurira mu rusengero, tubonana umunsi ku munsi, dusuhuzanya ko atigeze ahamuka. Barangije baravuga ati kandi byaremejwe na pasiteri w'umukobwa. Pasiteri w'umukobwa, ubwo ni mugarukira se my pastor, nanjye niwe pasiteri wanjye. Nagize ikintu mbura ikintu nabwira umupolisi. Namubwira sa I will be there this Monday.